nkuko nabibasezeranyije abakurikira imbuga nkoranyambaga dukoresha, nababwiye yuko ubukungu talks ubu tugiye gutangira uburyo bwo kubasobanurira uburyo nkuko twigaranzuye ubukoloni bushingiye kuri politiki, tutaratsinda urugamba rwo kwigaranzura ubukungu na ubukoloni bushingiye ku bukungu ndetse n'imari cyangwa ubucuruzi. Ahangaha bigendeye kuki rimwe na rimwe usanga abantu bicaye ugasanga barimo barajya impaka bavuga ati abanyamerika n'abana babi, abashinwa n'abana babi, ngo cyangwa abangani beza abangaba si beza, ariko nta kintu kimeze gutyo ubundi mu bukungu kibaho. Nta mwiza nta mubi, byose biterwa n'uri kubiriwa cyangwa n'ubikorerwa, kubera yuko ripoti za mbere zabanje kwerekana ko abashinwa ngo bari kuza muri Afurika gutwara ibintu byabo, nyuma baza kwibaza bakavuga bati se noneho mu Rwanda ko nta mabuye y'agaciro, ko nta kibo bagiye bakurikira iki. Hari ibihugu byinshi bitari n'u Rwanda naho ugenda wibaza ukavuga uti se niba bavuga ko bakurikira amabuye y'agaciro hari aho hari iki. Icyo ni ikibazo nyine wumva noneho abantu biga ubukungu nyine bahora bari muri deba buri munsi, kubera ko rimwe na rimwe niko njya mbyita algorithm iba yapfuye. Ni ukuvuga ngo bari bazi ko bimeze gutya ariko bagasanga bimeze gutya. Niyo mpamvu nanjye nagushishikariza kujya ukora subscribe hano nkusobanurira ibintu washe kubyumva. Ejo mwabonye amakuru yashirikiye ahantu hose ku gihe The New Times, aho perezida w'igihugu Perezida Paul Kagame yavuze yuko cyane cyane muri ibihe bya pandemic hari ibihugu bimwe na bimwe byo byabashije kuba byakora icyo twise twabasobanurira cyita quantitative easing. Ushobora kujya kuri channel yacu twakoze ikiganiro cyerekeranye n'ibyo bintu, uburyo bikorwa n'ababikora n'uburyo Amerika yabiri kubikoramo. Ikindi hakaza n'ibyo bita money printing, nabwo twarabisobanuye biriho aho bitandukanye, nabwo twabisanga kuri channel yacu. Aha Kagame avuga yuko Perezida Kagame yakomeje kuvuga yuko ibihugu bitaratera imbere bizisanga n'ubundi bihora mu biganza bya bindi byitwa ko ari binini, kubera yuko baho kugira ngo bazahure ubukungu bwabo bahora bisanga bari mu nguzanyo nyinshi. Ibi bisobanura iki? Uyu munsi topic yacu niyo mpamvu nagize kubasobanurira nkoresheje Ubushinwa. Ubushinwa bwashuye cyane muri Sri Lanka, ni inkuru nyinshi cyane mwarazisomye, niyo mpamvu ngiye guhera inyuma ho gato kugira ngo afashe kubyumva. Sri Lanka yashatse kubaka ikigobe cyari cyiza cyane, bumvaga yuko gishobora guhindura ubuzima yaba region y'abaturage batuye muri Bambanta, niba mbisomye neza Bambantata ndaza kureba ni gutyo, ariko n'ubundi mujyi utari Colombo nkaho Colombo kuko niyo murwa mukuru usanga ufite icyamba, ariko bagira ngo bubake ikindi cyambu mu kandi gace k'igihugu. Babonaga yuko kizabyara ubukungu cyangwa bizahindura ubuzima bw'abantu, ariko ibintu ntabwo byagenze uko babipangaga, kubera ko babanje mbere y'igihe kwanza perezida w'igihugu yari yagiye kwegera abaturanyi babo b'Abahinde, barabaza bati se nta kuntu mwashora muri iki kintu mukatwakira iki gikorwa remezo mu buryo bw'ibita ngo ni win-win situation aho buri wese yunguka. Abahinde barababwira ati hoya, ntabwo dukurikije studies ibiki byose twakoze dusanga hano ntabwo hari strategique, nta nyungu irimo. Perezida w'igihugu aratsimbarara, yagenda ajya kubwira Abashinwa ababwira ati muduhaye amafaranga ubundi tugiye. Bamuhaye miliyoni 357. Iyo nguzanyo yayihawe na China Export and Import Bank, bayihawe muri kondisiyo zabo bari bababwiye yuko mu contract uzubaka icyo kigobe azaba yitwa China Harbor, ni company ifitwe na leta y'igihugu cy'Ubushinwa. Ubwo urabyumva ni kondisiyo ya mbere. Kondisiyo ya kabiri nuko ikiguzi cy'iyo nguzanyo cyari 1.8, aribyo bizwi nka interest rate. Noneho ubwo ngubwo ibyo birangiye baracyubatse muri 2012 baragitaha, bagitashye ariko still nkuko byari byavuzwe n'Abahinde kandi byagaragaraga aba-economist bo muri icyo gihugu nabo barabikoze mu nyumve neza. Ntagire umuntu wumva yuko aba-economist cyangwa abantu bo muri icyo gihugu barinjije. Hari igihe inyungu za politike zirenga inyungu z'ubukungu kwako, bitewe n'icyo umupolitisiye yijeje abaturage, yaba abatuye icyo gice ndetse n'ibindi. Niyo mpamvu nababwiye ntabwo hano tuzatubivuga cyane muri politiki, kwako biba bikomeye cyane kubisobanura kurusha nuko umuntu yabitekereza. Twe tugiye mu bukungu, noneho mu buryo bw'ubukungu ntabwo byagaragaje inyungu, kwako na raporo ya mbere Minisiteri y'Imari yo muri Sri Lanka yabyerekanye. Colombo yari ikiri icyambu gikoreshwa cyane ku rugero rw'aho babashaga kuba bafite amato arenga 4,000 muri 2012, ariko ikivugo cya cyambu kindi cyubatswe kuko izina rirakomeye sinshaka kurivuga, tukite cyabonye amato 12 gusa, bituma kiri mu bihombo, kwa ko hari aba staff
hari abakozi bakora, hari abantu benshi bakitaho kugira ngo bagure kiri ku murongo neza. Ubuzima bwa business urumva iyo budahari icyo twita cash flow ntayihari, ntabwo business yakomeza, cyane kigobe ni nkaho cyaba kigiye gufunga. Byahise bituma leta ya Sri Lanka ijya kongera kwaka iyindi nguzanyo Abashinwa barabyemera, barangije babwira ati okay, turabaha andi mafaranga nta kibazo, miliyoni 457 z'amadolari, ariko ya nguzanyo ya mbere igiciro cyayo kirava kuri 1.8 kijye kuri 3.8. bibaye gutyo leta yari yakeneye irabyemera, bakomeza nanone kurwaza still ikibazo kiraba. Noneho bararava ati twahita tujya kuri leta y'Ubushinwa, noneho reka twishiremo ubushobozi natwe tugerageze turebe. Bakora amabije basanga bakene bari muri manka ya miliyari 4.7. Ubundi mu busanzwe nk'uko ibi biganiro tugiye kubikora mu bintu byo gusobanura ukuntu tukiri mu bukoloni bw'ubukungu ndetse n'ubucuruzi, ndaza kuzabishyira mu buryo twahereye ku Bushinwa, tuzakurikiraho Amerika, dukurikizeho icyo bita IMF cyangwa ikigega gishinzwe ibyerekeranye n'imari n'amafaranga n'iki, tujye noneho tujya no ku kindi kigega aricyo cyitwa World Bank cyangwa banki y'isi, dukomeze no ku cyitwa WTO cyangwa ikigega cy'ubucuruzi, organization ishinzwe ubucuruzi ku isi hose. Ngende mbereka ukuntu aba bagabo bafite agenda zitandukanye n'ibyo twe dutekereza, n'uburyo twe nk'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bikitugoye cyane, tugerageza kubasobanurira ari amagambo perezida w'igihugu yavuze muri iriya speech yakoze. Dukomeze rero. Sri Lanka rero twari tugezaho yari imaje guhabwa ya mafaranga, banabaha condition z'uko inguzanyo yabo izagera kuri urwo rwego nk'uko twabivuze, ikajya ku giciro cya 3.8. Hanyuma bikimara kugeraho barayahawe koko, miliyoni Abashinwa barayabahaye, baragenda nanone bisanga nyine bageze nabwo barakora birongera biranga, leta yisanga iri mu gihombo cya miliyari 4.7. noneho bita bikurura iki, byahise bisaba yuko ako kanya bagombaga, hari inzira zizwa, abenshi bahita bajya muri IMF cyangwa bakajya muri World Bank yari ibikorwa bizabyara amafaranga. Ariko icyo gihe bo barebye Abashinwa ko IMF nta mikino igira, tuzabasobanurira impamvu akenshi batayihisemo bakajya ku Bashinwa, impamvu IMF abantu benshi bayitinya. Icyo gihe bagiye ku Bashinwa babaha miliyari 1 y'idolari y'inguzanyo, banabasaba imbabazi ku nguzanyo zabo. Abashinwa barazibaha ariko baha condition, imwe muri zo yari uko bakontorora cya kigobe hafi kuri 75%, bakajya banamenya amakuru ya buri bwato bwaje aho ngaho, buri kantu kose, ndetse banafata n'igice cy'ubutaka buhakikije burenga 16,000 bya AR. Sinzi mu Kinyarwanda, ndaza kureba AR ukuntu mu Kinyarwanda, ariko nkeka ko ari gutyo. Ibyo bivuyeho rero Sri Lanka ubu ngubu muramubyumva yuko yafashwe n'Abashinwa, ari nabyo mugenda mwumva muri Afurika biri kugenda biba mu bihugu byinshi. Iyo urebye aba bagabo, ziriya miliyoni nagiye mbabwira hejuru iyo zazaga, mwumvishe yuko banazanaga kampani zubaka, ikaba ariyo kampani ije kubaka, uwayihembaga ninde? Ni leta. Yayihembaga y'amafaranga yandi yo muri ya nguzanyo. Bisobanuye yuko inguzanyo barayihawe, Abashinwa barongera bayigarukana, bayisubirana mu buryo bwo kugura ibikoresho byubatse icyo cyambu mu buryo bwo guhemba abakozi n'ibindi. So urumva nyine igihugu nta kintu cyasigaranye, ikintu kimwe cyonyine, icyo cyambu gusa. Ariko amafaranga Abashinwa bayakenyereyeho, baranubaka, barangije ndazanafata n'ikiguzi kuri ya nguzanyo baba hari icyo cyitwa interest rate. So aho ngaho bivuyeho. So Afrika none iri muri vision yabo, kwa guhera muri 2009 Abashinwa nibo bacuruzi bafitanye ubucuruzi bwiza na Afrika, baciye kuri Amerika. Amerika ni ya kabiri, ariko nyine murumva yuko bitebwa, ndetse Abashinwa kubera ukuntu barimo barabikora neza kugeza muri 2021, Abahinde nabo batangiye kwiga uburyo badutagetinga, ariko bafite reputation imbi, nabo bagenda bajya reputation imbi muri Afrika yuko nabo ibintu byabo ntabwo biba biri clear cyane. Ariyo mpamvu wumva benshi bakiprefera Amerika, ariko nta mwiza nta mukara nta mweru, bose ni kimwe. Burayi burimo burashaka kuza muri Afrika. Umwaka ushize mwumvishe inama ngo y'Abongereza, ngo Ubwongereza bwakoresheje conference batumira Afrika yose ijya guhura n'igihugu kimwe cyitwa Ubwongereza.
Abafaransa byo bihoraho batumira Afurika yose bagahura n'igihugu kimwe aricyo cy'Ubufaransa, ndetse murabizi no mu Bufaransa bafite na minisiteri ishinzwe Afurika. Ibyo byose ni ibintu bikwereka yuko Afurika hari ikintu bari kubonayo. So iyo ntambara yo kuba bose, kuko hari igiciro cyo kugira ngo ube super power ku isi, zimwe muri byo harimo kuba wagumya ukizeye neza aho ukura access kuri peteroli, kuba wabasha kuba wagira aho ushyira ibirindiro bya gisirikare, turaza kubigarukaho, kuba waba ufite ahantu ukura amabuye y'agaciro, ndetse no kuba waba ufite isoko ry'ibintu ukora. Ibyo bintu bine kugira ngo ube super power ugomba kumakinga sure kubifite. So Abashinwa nabo rero bari smart cyane, babijemo neza. Impamvu nakubwiye yuko babijemo neza bari smart, baje gukosora amakosa sebuja cyangwa umwarimu wabo ari w'Amerika yakoze, ndetse n'Abarusiya nyuma y'intambara y'ubutita, kubera ko bo bakoze amakosa baza kudomina politike zacu. Abanyafurika barabyanga, iyo bagiriye muri politike babyanga kubi. Abashinwa baravuze toya politike yigumanye, twe tuzaya tudiringa izindi, bakajya baguha deals nziza. Muri deals nziza batanga no kukubakirirwa ibikorwa remezo. Babubaka buri munsi, murabyumva, bubatse umuhanda wa gari ya moshi muri Kenya, Tanzania, nuko bagiye muri Ethiopia, sinzi ahantu henshi muri contracts nyinshi cyane za construction muri Afurika. Hafi bafite amakampani arenga 10,000 ay'Abashinwa bari muri Afurika gusa, barimo barajya mu bintu byo gucukura amabuye y'agaciro cyangwa mu bwubatsi. Murumva abantu bo, nta gihugu na kimwe kitishimira kuba gifite ibikorwa remezo biteye imbere, cyane cyane Afurika. Twese turabizi ko ari bimwe mu bibazo byari bihari, nicyo cyari kirimo. Ikindi kintu impamvu mvuze yuko ari deals nziza, cyane cyane ibi bikorwa remezo biba bihenze cyane, ku buryo IMF akenshi ntabwo itanga inguzanyo, kuri kwa inguzanyo zabo zifite igihe runaka, tuzabasobanurira ubutaha. Ariko izi deals Abashinwa barazitanga bakanaguha n'imyaka myinshi cyane, ariko nyine nabo baba bazi, bavuga bati tuguhaye deal, twe tugomba kungukamo iki. Niyo mpamvu uzumva ngo umuntu yaguhaye ikiraro cy'ubuntu, ngo umuhanda bawukubakiye ubuntu, ariko still behind the back haba ariyo deals. Niyo mpamvu ujya kumva abantu muri Afurika, ibihugu byinshi birarira kumva ngo batwubakiye umuhanda, ariko abantu bajya gupiganira isoko ugasanga Abashinwa nibo batsinze. Kubera iki? Harimo clause, ntabwo aba ari uko ngo uri kubemerera bishaka, hari clause za kontra y'uwo muhanda, kuko baba bemeye yuko ari bazawubakira ubuntu. Nibo bagomba kuvuga ati twe dukeneye ibi, nibyo biva mu gihugu cyanyu, ibi ngibi bizava iwacu. Ni gutyo gahunda ibimeze, barakubakira ubuntu, ariko ibikoresho ntabwo ari uko aribo bazabyishyura. Ubwo urabyumva nyine, ibikoresho hari igihe aribo uzabyishyura. Niyo mpamvu tujye tuba smart, ahantu isi tugezemo tujye tugerageza gusobanukirwa utuntu twose. So nkomeje muri Afurika bagiye babikora cyane, kwakoreka mbaye nk'ingero zumvikana. Muri Ethiopia muri 2015 bari bafite ibikorwa remezo by'imihanda ya gari ya moshi, akenshi n'iri kuri hit, barabyubatse muri 2015 kugira ngo babungabunge, kuko ntabwo ari ibintu bita bizana inyungu ako kanya. Ikindi ni infrastructure ihenze cyane, ku buryo niyo irangiye kuyibungabunga, guhemba abakozi, ibintu bigenda biba ari byinshi cyane, ku buryo Ethiopia, kubera nyine nkubwira yuko aba bantu kubera fresh deals baba baguhaye, utakekaga kubona bamwe baranahubuka, cyangwa twabyita ko bihutira cyane kuzemera, batarakora ntuza plan y'uburyo bazayibyazamo amafaranga, bakabasha kwishyura ya nguzanyo, nabo bakagumana cya gikorwa remezo kigirira akamaro igihugu, baranateguye n'abaturage uburyo bwo kuzakoresha icyo gikorwa remezo. Kwa ko ibyo bintu ni ingenzi cyane, kwa ko iyo ibyo bintu utabikoze nibwo wumva ngo inguzanyo bayibahaye bananiwe kuyishyura, usubiyeho gusaba imbabazi y'uko bakubabarira, kuko muri ekonomi nta kintu cyitwa gift kibaho, nta kintu cyitwa imbabazi kibaho. Impano n'imbabazi ntaho biba. Ni ukuvuga ngo iyo byiswe impano biba bisobanuye yuko ntabwo hazigera hamenyekana terms za kontra zari ziri muri iyo mpano, kwa ko impano nyine ni iz'abantu, ni ibanga ry'abantu babiri. Iyo byiswe imbabazi nyine ugomba kumenya ko ari imbabazi, nabo bakavuga ko baziguhaye, ariko haba hari underlying lines cyangwa terms ziba ziri inyuma. So wowe ntabwo icyo ugomba gukora ari ukujya gucuka ngo byose ngo ubimenye, gusa nawe ujye ubimenya neza yuko hari effect bigiye kugira ku gihugu. Niyo mpamvu igihugu nikikubwira, niyo mpamvu akenshi tugomba kubwira abantu, niba hari opportunity igihugu gifunguye bakavuga funds, it's not a joke. Akenshi haba hari
baba bagira ngo barebe yuko barema inzira abo bagenda barema revenue nyinshi zibasha kujya guhangana n'izi nguzanyo, kuko ibihugu byacu ntabwo biratera imbere, turacyari mu nzira yo gutera imbere. So nimuguma muri ibi bintu byo gushaka excuse byo kwirwa uburana ati ngaba ni beza cyangwa basi beza, tuzasigara inyuma. Urundi rugero ni Kenya. Nese nk'ubu ngubu Ethiopia byahise muri 2015 GDP ya kimwe cya kane bisanzwe muri 2016 kigomba kujya budget bakoze kimwe cya kane cyagombaga kubungabunga ibyo bikorwa remezo kugira ngo bitangirika kubera ko babishoyemo menshi. Murumva imuhanda wa gari ya moshi tutwa kimwe cya kane 25% bya budget y'igihugu bikajya ku kintu kimwe. Icyo gihe uri kubyumva muri economy ni ibintu biteye ubwoba. Ikindi kintu bitusanga kandi muri revenue basangaga bitanahambaye cyane, ureba n'amafaranga byinjiza ugasanga ntabwo biri kujya mu mutwe neza. Muri Kenya babubakiye nabo bagiye kubaka imihanda ya gari ya moshi yatinze kuzura kubera iki? Bapanze ngo bizatwara yangaya n'inguzanyo barazatse abashinwa, bisanga ahubwo bituze n'amafaranga baye make, bibasaba yuko bajya gukora muri budget y'igihugu kugira ngo bajye kuzuza bya bikorwa remezo hafi 6% by'amafaranga. Ukajya kureba ugasanga ni bande bari babahaye iyo idea ba mbere, turabumva bari ugasanga tugiye nko muri Nigeria ugasanga nabo bakoze ibintu byo gucukura byo kubafasha mu buryo bwo gukusanya amavuta cyangwa petrol mu project cyangwa y'ibiraro. Ugasanga company barabicontractinze bakoze amakosa amafaranga bamake cyangwa babisanga noneho byarangiye, ariko babura strategy yo kubibyaza amafaranga, bajya muri manka, bajya mu madeni, bisanga bagiye gusaba yo bwana watubabariye tuzakwishyure. Ibyo bintu byose bihuye gutyo. Ibyo si twabivamo ngo tubirangize. Djibouti nayo yisanze nayo yatsinguzanyo birayinanira kuyishyura exchange babasabye muri contract, nuko babashyize base nini cyane iri muri Djibouti. Usanga muri Zambia naho nuko bimeze, nibo bacukura za copanet. Ni ibintu urimo urareba ugasanga muri Zimbabwe nabo batangiye gutera imizi, nibo bacukura za zahabu n'ibiki in exchange yuko babubakira imihanda ibyaro bakabiteza imbere. Niyo mpamvu nkuko nabibabwiye aba bagabo bazi gutanga fresh deals. Ikindi kintu batanze inguzanyo zirenga hafi miliyari 400 z'amadolari bamaje gutanga kuri Afrika. Urumva ni ibintu ubona ni plan barayikoze neza. Ikindi bubatse ibintu bya Belt One and Road BRI iri guca mu bihugu byinshi. Ni ukuvuga ngo nkuko nabibabwiye kugira ube super power za bya bintu bine barabikoze. Barimo baragerageza uburyo Afrika ifite mineral resource, nibo bacuruzi ba mbere beza na Afrika kuri ibyo bintu. Dufite petrol nyinshi vanga hijyayo Nigeria n'urugero rwiza. So urabona bafite natural resource baratubonye, bafite military base bayifite muri Djibouti. Ikindi kintu cya kane ibicuruzwa byabo bifite ukuntu biza muri Afrika. Umutego wabo bawushyize rero ibintu byabo byinshi muri Afrika biragoye yuko nko mu bintu bitanu ugiye kugura mu isoko hari igihe ushobora gusanga 3 cyangwa 4 biva mu Bushinwa. Ariko ikintu giti hano noneho nabo bize umutwe bavuga bataba abantu nitugumya kubaha ibintu byinshi cyane bijya iwabo, why not noneho tutakoresha leverage yuko dufite miliyari 1.4 by'abantu, niyo miliyoni 100 za consuming bya bintu, ariko nabo nibura ibintu byabo tukabifata tukabiconsuming. Niyo mpamvu nabo bamaje kuba world largest exporter, ariko ni nabo world largest importer. Nzabasobanura none impamvu buri gihe bakunda gukoresha leverage yuko bafite abaturage benshi kugira ngo bakodomine n'ibindi bihugu bindi, kubera yuko bafite isoko rinini kubarusha. So ibi nibyo nashaka kukubwira kugira ngo wumve neza abashinwa mbere yuko bita ngo n'abana beza, hari utuntu twinshi ugomba kugenda wumva. Ikindi kintu wumve statistique ntabwo zibeshye. Bafite amakampani arenga 10,000 ari muri Afrika, ariko amenshi ari mu bintu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, abandi bari mu bintu by'imihanda. Akenshi no nahenshi mugenda mubyumva biragoye nuko n'abakompeta. Ikindi kintu nanone mugomba nabonye nabwo bishoboka yuko mu minsi iza hari ibintu probability y'ibintu bibiri. Bafite abaturage bari gusaza cyangwa bafite n'abaturage barimo niba bagiye kuba super power y'isi, bizasaba yuko ubuzima bwabo buva ku rwego rumwe bukajya ku rundi. Bisobanuye yuko bazaruzinga ya leverage yuko ari we cheap labor. Bagerageje kubyimura, amakampani menshi y'abashinwa ari kujya muri za Indonesia, muri Vietnam, wenda aho babona abantu bakora ibintu mu giciro gitoya. Ariko why not bashobora no gutrayinga Afrika, kubera iki
bashobora kuzana, twese dufite mu majenda y'ibihugu muri Afurika bose ubugenda bafite ngo made bikorerwa bashobora kubizana bikakorerwa aho ngaho ukabyita gutyo bakabisubiza iwabo, ariko still barabizi imashini ziri mu ruganda ni izabo, raw material nibo bazi aho ziva, wowe uraza gusa ubikore wenda babirangiriza iwabo, ariko cyangwa bayoboke inzira ya automated industry ariyo nita manufacturing 5.0, kuko iyo bayikoze ikoresha amateknoloji 5G ku buryo ibintu byikorana badakoresheje imbaraga nyinshi za muntu. So ni ibintu biri aho ngaho twe tukaza tukonsuma final product. So mu bukungu niyo mpamvu ikintu ndashaka kukubwira aha ngaha, mbere y'uko utoranya Ubushinwa ujye witonda cyane. Namaje kugusobanurira ukuntu baguha inguzanyo bafite uburyo nabo azongera agasubira iwabo. Ikindi nkaza nakubwira ukuntu bakunda guha gift nyinshi cyane Afurika, bakunda kubabarira cyane Afurika mu madeni, nawe wagakwiye kuba wibaza nk'uko nabikubwiye muri economics, there is no gift, there is no cyangwa nta mbabazi zibaho, nta n'impano zibaho. Buri gihe haba hari behind is the scene, ibintu biri inyuma ugomba kuzuza nk'uko twaberetse muri urugero rwa Sri Lanka. Kubera igihe gito kandi tuba tugomba gusobanura ibintu byinshi, ubu nibura ushobora kugira image mbere y'uko bashimira, nibyo hari ibyo badufashije tubona ibicuruzwa ku giciro gito, ariko nawe ujye ureba ni ku kihe giciro. So inama nge ushobora kumbaza inama wagira umuntu n'ubundi ibi bintu ko tutazabicika. So cyambere nge nemera nkuko Abanyamerika ntabwo baturabatsinda neza, ariko bari kugenda bananirwa. Kubera iki? Cyambere twize ururimi rwabo, n'Abafaransa tumenya ururimi rwabo, n'Abongereza tuzi ururimi rwabo. So nubwo badutegeka tugenda tubasobanukirwa tukamenya n'ibyo bari gukora, ariko aba bagabo ntabwo turamenya ururimi rwabo. Ariyo mpamvu nabo bari gukoresha speed nyinshi muri dominance. Ko wamenya ururimi rwabo ukamenya amakuru ari wowe, ukamenya bidite, ukamenya abaturage, ibintu nk'ibyo byose by'amademografi, nawe ahubwo ushobora uburyo wiga ikintu noneho nabo kiri hard to resist kuri bo, nkuko intambara ya opium yabigenje. Kuko bazanye opium iragenda, barayicuruje cyane Abanyaburayi pe, bagiye kuyigobotora byagoranye, ariko cyari ibintu biri hard to resist. So n'ubu nkuko mbibabwira ntago ubahe nk'icyo ngicyo, ahubwo nawe aba ni largest consumer bisi, ushobora gukora akantu bataresistinga ni hasi. Ubutanze abasobanurira ha gusa urubyiruko, let's go from excuse, nta muntu dufitiye imwe outside hano. Twe icyo tugomba kumenya, twige byinshi, twige kwihangira imirimo, twige no kubyaza umusaruro buri kantu kose kaje. Niba haje iki kintu hano, reba uburyo nawe uri mu bacyungukiramo mu buryo buri financial, kuko infrastructure niza, reba uburyo ibyazamo amafaranga. Ikindi twirinde gushyira high price ku bintu byacu ku buryo binaniza cyangwa consume cyangwa ababigura, ku buryo bisanga bari at the mercy y'ibiva mu Bushinwa. Iyo niyo ntambwe ya mbere numva yabaho, n'izindi nama, ariko kubera umwanya muto reka dufate ibyo ngibyo. Mwakoze gukurikirana cyane ibiganiro byacu, naho ubutaha tujya ku gice cya kabiri, aricyo kizakivuga kuri Amerika n'uburyo nayo iri kudushyira muri gakoco y'iki y'amadeni cyangwa gakoco y'ubukoloni bushingiye ku bucuruzi ndetse n'imari. Mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu. Ciao, shalom, naho ubutaha.